hari igihe uhora unywa amazi ukayanywa gusa ariko utazi mu by'ukuri akamaro ko kunywa amazi n'ubuzima. Amazi rimwe na rimwe avura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye yaba mu mubiri wacu cyangwa se no gufasha amasystem agiye atandukanye nyine nk'igogora. Sometimes ni system nyinshi zitashobora gukora mu mubiri udafite amazi ahagije. So uyu munsi tugiye kuganira ku mimaro 10 yo kunywa amazi, ukaba utaba wa muntu yanywa ukayanywa gusa utazi wenda point yo kuba ushaka kunywa amazi cyangwa se yo kuba wanywa amazi. Ikintu cya mbere amazi afasha, amazi atuma umubiri nyine ugira amazi uri hydrated cyangwa se afasha umubiri kugumana amazi, ibyo bita hydration, cyangwa kugira ngo umubiri ugume uri hydrated. Ubundi umubiri utarimo amazi, icyambere cyambere kiuranga impyiko zirakujya, ikindi wajya kunyara ukababara, ubwo n'umubiri atangiye kugira amazi makeya, ugahora unaniwe, utangiye kurwara uburwayi bwa hato na hato, ukagira constipation kubera kutanywa amazi menshi. So rero amazi atuma iyo umubiri nyine uri ufite ayo mazi uri hydrated, izo system zose zo mu mubiri zikora neza, cyangwa se ibyo bintu byose bigomba nyine gukorwa mu mubiri bikorwa neza. Ikindi kintu cya kabiri, afasha impyiko gukuramo imyanda cyangwa se n'uburozi mu mubiri. Impyiko ni organ ikomeye cyane, ariko none ni urugingo cyangwa se ni organ cyangwa organe itakora amazi adahari, cyangwa by'umwihariko idafite n'amazi ahagije, kubera ko ubwo burozi se bwaba dissolved gute cyangwa bwavamo gute nyine, kandi iyo system cyangwa se iyo process yo tuyita process ya metabolism yo kuba nyine amazi akura uburozi mu mubiri cyangwa se imyanda mu mubiri, ntago impyiko nyine zigomba kubikora hari mu mubiri harimo amazi menshi kandi ahagije. Ikindi, amazi yoroshya igogora ry'ibiryo kandi akagabanya n'impatwe. Kuri ibi byo turabizi ko ugomba kunywa amazi mbere yuko, murabizi nabivuze muri video zanjye zashize, mbere yuko urya ho nk'iminota 30, nyuma yuko uryaho nk'isaha cyangwa se iminota 30. So rero iyo wubahirije ni ibyo bihe byo kunywa amazi, bituma nyine n'igogora rigenda neza. Ariko by'umwihariko ifite nyine amazi menshi mu mubiri, igogora riroroha, ntabwo ugira impatwe, ntabwo ugira constipation nyine ngo ujye kwituma cyangwa se kuri toilette ngo hari ukuntu unajyayo bikabastinga, ikibuno kigenda gucikamo gatanu kubera ko nta mazi ufite mu mubiri, uri kujya guforce urugingo ukora ibintu ushaka ko rukora kandi wowe nta kintu uri kuruhereza. Ikindi, amazi afasha kugenzura ubushyuhe bw'umubiri. Twibuke ko amazi ari no mu kintu gifasha umuntu kugabanya umuriro. Iyo umuntu arwaye umuriro kubera bari gutakaza amazi menshi mu byuya mu biki, iyo umuntu anyoye amazi bituma umubiri wa balance, ntabwo uremba cyane, ariko none nyine bituma arengera ubushyuhe bw'umubiri, nyine butajya hejuru cyane cyangwa se butajya hasi cyane. So rero amazi numva ko ari inkingi ya mwamba mu buzima bw'umuntu. Ikindi, amazi atuma uruhu rusa neza, ntirube nk'umwera cyane ngo n'ukweruka cyane, cyangwa se hari ukuntu umuntu agira n'uruhu rw'umukara atari umukara kuko uri igikara ahubwo kuko utari muzima. So rero amazi atuma uruhu rumera neza kandi ntirwume cyane, ntugire umwera cyane. Uzarebe nk'urugero, iyo wanyoye urugero personally, nzayambabwira nitanga urugero. Iyo mfite amazi makeya mu mubiri wanjye cyangwa se ntanyoye amazi ahagije ku munsi, nkurikije ibiro byanjye n'ukuntu ngana, nywa litiro. Iyo ntanyoye litiro, bigaragara ku kirenge cyanjye, wenda urugero ku birenge, ku kirenge, ku gitsi hareruka hagasaduka, cyangwa se sometimes ari igihe umuntu azana n'umwera, iminwa nayo ikagira sign, iminwa ikuma. Ariko akenshi ngewe iyo ntanyoye amazi ahagije, umubiri wanjye ureruka kandi si byiza, uranuma cyane kandi ntabwo ari byiza nyine. Ikindi, amazi afasha impyiko kugabanya amabuye afasha impyiko kugabanya amabuye mu mpyiko nyine. Hari ukuntu urya ibintu, urabizi ko direct ibintu byose urya bigira aho bijya mu ma organs, mu mara, mu mpyiko. Hari akaboro kitwa appendix cyangwa se appendix, depending on how you read it. Hari akaboro gashinzwe kubika utubuye tuva mu mubiri. So rero utwo tubuye tugenda tukisa nk'agasabo k'amabuye ku muntu, ariko kari hafi y'amara, hafi hariya. Ubwo rero iyo bimaje kuba byinshi mu mubiri birangiza. Ariko nanone impyiko iyo zabonye amazi menshi
kugira ngo two tubuye tuvemo duto tugenda tujya mu miceri no mu tundi tuntu tutazi biroroha cyane. Ikindi amazi afasha gukora neza ku bwonko, ukagira concentration mu bintu ukora, ukita ku bantu niba ufite akazi. Niba mubona abakozi benshi muri biro bahorana amazi, bituma utangira fresh. Niba wenda wumva unaniwe ugatangira nyine uyiyanyoye utumera nk'umuntu utangiye mu ndushya, cyangwa se nk'umuntu tuvuri gutangira ikintu bundi bushya, nyine wituwe mubaye fresh. I don't know how I can explain it in Kinyarwanda, but you feel like you are fresh, you are relaxed, you're not stressed at all. So that's it. Ako niko kamaro k'amazi, gatuma nyine ugabanya stress, ukita ku bintu, ukita ku bantu, ukita ku byo ukora. So rero amazi arafasha cyane, mpamvu nyine abantu mu office, abantu bajya ku matere bahorana amacupa y'amazi. Ikindi amazi agabanya umuriro n'umunaniro, ariko akanatera imbaraga mu mubiri. Hari ukuntu buri weak cyane. So rero amazi agufasha kongera ingufu mu mubiri wawe, kurecharger ingufu, ama energy, then akanagabanya nyine n'umunaniro byo guhora unaniwe. Yumva amazi no ntabwo bibigira. Ikindi afasha amavangingo n'ingingo z'umubiri gukora neza. Amavangingo yose ntabwo ari amavangingo yo mu myanya myibarukiro y'umugore. Hari ukuntu ano mazi aba hagati mu ngingo nko mu magufwa, atuma nyine uhina, urambura akaboko, uhina. Ariya iyo utanywa amazi neza uragira ukumva biri gukomanya, cyangwa ukagenda uranasakuriza n'abantu. For example, nko ku mugongo, niba uri nk'umushoferi unywa amazi menshi uricara ukumva birakocotse, cyangwa wagenda ukumva birakocotse. Ariko iyo unywa amazi nyine ntabwo bibaho. Ubwo rero niba bikubaho akenshi menya ko ari uko biba byagenze. Ikindi ingingo z'umubiri nyine zikora neza, kuko ayo mavangingo aratuma amagufa akoranaho neza, nyine bikagenda neza. Aba yagize amazi nyine aba yabaye menshi, of course. So rero ikindi amazi ashobora gufasha kugabanya ibiro. Amazi ya mu gitondo by'umwihariko iyo ukibyuka nta kindi kintu urafata, afasha umuntu kugabanya ibiro. Yafasha umuntu kugabanya ibiro byo mu detail. Bino by'umwihariko arimo kukomba, ari amazi yaba konje yaba shyushye, agabanya ibiro neza, agabanya ibiro, ukajya kuri tayi, ukagira regime nyine ukavuga ni nka regime, of course, nayo mazi ubwayo. So rero amazi ni meza. Amavise akamaro twayo, amazi ni ingirakamaro. Amazi ni ubuzima, nta mazi ibintu byinshi birapfa. Abantu ubusango batangiye kumenya kunywa amazi ageze imyaka 20, n'imyaka yose ari maze atanywa amazi. Ugasanga umuntu atangiye kumenya kunywa amazi agize nyine akuze mu myaka y'ubukure. ntago ari byiza. Tangira unywa amazi hakiri kare, nawe umubyeyi toza umwana wawe kunywa amazi hakiri kare, kugira ngo uzamurinde n'ibyo birwara by'ahazaza. Amazi n'ubuzima. Amazi yavura n'umuvuduko w'amaraso, agabanya umuvuduko w'amaraso. Murabizi ko abantu barwara imivuduko bategeka kunywa amazi. Tuntu twinshi cyane amazi avura. Niba wakoze ikiganiro, liking, subscribing, no subscribing, usharinge ku bandi babimenye, then na commenting.